Oh yes, fresh sana cyane kabisa. Nongeye kuguhereza ikaza hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ukomeje kumera neza. Nakubwira ngo uyu munsi naba bitameze neza no kwihangana cyane yuko twese ntabwo ibintu biba bigomba kumera neza. Uyu munsi iyo bimeze neza birashoboka yuko ejo byaba bitameze neza. Nakubwira ngo rero uyu munsi niba bitagenze neza no kwihangana cyane yuko burya muri ubu buzima niko ibintu biba bigomba kumera. Niba wagiriwe amahirwe rero no munsi ukaba uri mu bameze neza, navuga ngo nuko bishimira Imana, ariko nanakubwira ngo niba utameze neza birashoboka yuko ku munsi w'ejo waba umeze neza. Nibisanzwe rero ngiye banyita Simba Only, aho mbanje kugira ngo nkugezeho amakuru y'imyidagaduro cyangwa se amakuru abarimo aragenda avugwa cyangwa se amwe mu makuru abarimo aragenda agezweho live kabisa 5/5. Mubwira ngo rero ushaka kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye ukamfollowinga hose, amazina yanjye nkoresha Simba Only, haba kuri Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, hose niyo mazina nkoresha Simba Only. Nakubwira ngo rero ushobora kwibaza ngo muzaniye ayahe makuru, ese bimeze bite? Ngira ngo nkuko nari narabikubwiye ku mbuga nkoranyambaga zanjye, nakubwiye yuko ubu bukwe bwa Iradukunda Elsa Miss Rwanda 2017 ngomba kubukugezaho bwose live 5/5, cyangwa se ngomba kukugezaho ibyaranze ubu bukwe cyangwa se update. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe hano kabisa niba aribwo ubu kigera hano kuri channel, kugira ngo tujye tugenda twibanira mu makuru agiye agezweho cyangwa se ibintu biba bigezweho 5/5. Nakubwira ngo rero kora subscribe waba dukurikiranye uri hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse tutibagiye n'umujyi wa Kigali kabisa. Nongeye kuguhereza ikaza hano kuri Simba Only TV. Shimira kabisa n'abantu bagerageza kugenda batuvugisha baba mu bihugu byo hanze. Nakubwira ngo uyu munsi niba wifuza kutuvugisha cyangwa se wifuza kutwandikira cyangwa se wifuza no kudureza igitekerezo cyawe cyangwa se inkuru idasanzwe, wamamagara kuri iyo nimero mba nashyize hasi, ngira ngo wasoma ukayibona, cyangwa se ndetse na hano mu kiganiro nuza kukireba ukagisoza uraza kuba wayibonaho kabisa, wamereza igitekerezo cyawe cyangwa se tukaniganirira ukambwira uko ubitekereza, uko ugenda ubona ibintu ngenda nkugezaho umunsi ku munsi. Nkuko rero wagiye ubibona, uri bugenda ubona amafoto agenda atambuka cyangwa se utuvideo turi bugende dutambuka, uno munsi nkaba nahisemo kugutembereza ubukwe bwa Iradukunda Elsa. Ese bwari bumeze gute? Ese byari byifashe gute? Nibyo ugiye kumenyera hano muri iki kiganiro. Reka nze dukubite tubangura dukomeza n'amakuru yacu kabisa. Okay, fresh nizere ko ibintu bimeze neza kabisa. Nkuko natangiye mbikubwira rero hejuru, reka dukubite tubangura. Ngira ngo ku munsi w'ejo cyangwa se video iri aho hasi ibanziriza iyi ngiyi, nari ndimo ndakubwira ibyaranze umuhango wo gusaba ndetse kabisa no gukwa uwo bita Iradukunda Elsa. Byari ibintu bimeze neza, gusa navuga ngo uyu mukobwa kabisa yongeye agaragara mu yindi sura cyangwa se yongeye agaragara mu ishusho nziza, ubona ko ari ibintu byasaga neza. Navuga ngo Iradukunda Elsa ni umwe mu bantu batashyigikiwe muri ubu bukwe, kuko nakubwira yuko mu bantu bitabiriye ubukwe, navuga ngo Miss Rwanda igizwe n'abantu benshi. Ni Miss Rwanda yatangiye hafi mu 1900 gusa uyu munsi navuga ngo niba ubukwe bwe bwatashywe n'aba Miss babiri, uwo ni Megan ni mwiza. Megan niwe watashye ubukwe, ni Liliane watashye ubukwe. Navuga ngo hari ba Naomi, hari ba Julie, hari aba Miss Rwanda benshi. Navuga ngo rero kuba uyu mukobwa bita Iradukunda Elsa, ubona ko ari ubukwe bwagiriwe amashyamba na bamwe mu bantu navuga ngo bakomeye cyane hano muri iki gihugu, cyangwa se navuga ngo bafite uruhare runini muri industry. Navuga ngo rero umukobwa wakoze ubukwe bwinshi, nako wakoze ubukwe bwiza cyane. Suri mu mbabarire, umukobwa wakoze ubukwe bwiza cyane. Ngira ngo no mu tuvideo uri bugenda urabona ko ari umukobwa ubabyishimiye, cyangwa se no ku mafoto uri bugenda ubona ko ari umukobwa ubabyishimiye. Urabona ko ari ubukwe bwamushimishije. Navuga ngo Diodoni bamamaye ku izina rya Prince Kid, cyangwa se uzwi ku izina rya Prince Kid. Navuga ngo uyu nguyu yamenyekanye cyane mu bijyanye no gutegura amarushanwa y'ubwiza hano mu Rwanda rizwi nka Miss Rwanda. Gusa navuga ngo uyu mugabo yaje kuba yashinjwa icyaha kabisa cyo gusaba ruswa abamwe mu bakobwa bitabiraga iri rushanwa. Ngira ngo mwagiye mwumva ama video menshi, cyangwa se mwagiye mwumva ama voice note menshi yagiye atambuka. Uwo bita Muheto, ngira ngo murabyivuga ko yashyize hanze kabisa akari kodi, uwo bita Prince Kid arimo amusaba ngo aga happiness. Ubwo nyine aga happiness sinzi icyo yashaka kuvuga, cyangwa se naho uri kunkurikirana aga happiness urumva icyari cyo. Gusa navuga ngo ewana ni ubu kubona yuko navuga ngo Prince Kid, ngira ngo murabizi ko yafunzwe still n'ubu ngubu aracyari mu baburanwa, ntago urubanza rwe rurarangira cyangwa se ntago rurashyirwaho akadomo. Navuga ngo n'ubu ngo baracyaburana, gusa navuga ngo
ahagiriye amahirwe akaba asohotse cyangwa ahawe agahenge ahise akora ubukwe. Navuga ngo ni ubukwe bwiza, ni ubukwe bwiza kabisa. Nahoze mbona indahiro nyinshi cyane, uwo bita Iradukunda Elisa abwira Prince Kid ati ndifuza yuko byibuze nka nyuma y'imyaka 25 natwe twazashyingira, ati nzagukunda kabisa akaramata, nzagukunda mu bibi ngukunde mu byiza. Ni indahiro zisanzwe nyine namwe murabizi. Gusa ikindi nakubwira nuko Prince Kid yahise agirwa kabisa umuyobozi mukuru w'umuryango cyangwa se umukuru w'umuryango. Bona ko ari ibintu byiza, ni ibintu byiza navuga ngo byasaga neza. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abantu bari special cyangwa se abantu kabisa ubona ko basobanutse. Navuga ngo ubu ni bumwe mu bukwe buryoshye hano i Kigali. Navuga ngo ikanzu, ngira ngo ikanzu wayibonye cyangwa se uraza no kuyibona mu tuvido turi bugende tunyuro cyangwa twanyuzeho kabisa. Nshimira n'umuhungu wanjye abagenda binkorera fresh sana cyane kabisa ku buhanga bw'ibyuma, uraza kugenda ubona. Navuga ngo ikanzu nawe urabona kabisa ni ikanzu ihenze bro, ni ikanzu ihenze. Ntago ari nk'ibi, ntago ari bwa bukwe bw'ubusurubendo usanga abantu bapfuye kwambara ibintu biboneye. Ubu ni ubukwe ubona kabisa buri civilize, ubukwe bwashoyemo amafaranga. Ngira ngo nahoze mbona mu muhango wo gukwa cyangwa se no gusaba, wabonye sare bakoreyemo. Ubu ni ubukwe navuga ngo bwabereye mu Ntare Conference, niho biyakiriye abatahiye ubukwe mu Ntare Conference. Ngira ngo murabizi iyi ni imwe mu nyubako zikomeye cyane iri hariya i Kabuga. Navuga ngo Intare Conference murabizi ko igenda iberamo imishyikirano myinshi igiye itandukanye. Navuga ngo rero Prince Kid ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza. Navuga ngo ni ubukwe bwasaga neza cyane. Nanjye niyo mpamvu mba nakuzaniye aya mafoto ndetse n'aya mavideo dukesha Inyarwanda. Niyo mpamvu nanjye mba nakubwira ati nagusezeranyije kukwereka update cyangwa se kukwereka bimwe mu birori by'ubu bukwe bwa Iradukunda Elisa ndetse na Prince Kid. Nanjye niyo mpamvu romba nabikuzaniye ahangaha kugira ngo ugende ubyibonera fresh sana cyane kabisa. Ngira ngo rero muri uyu mugoroba nibwo nagutegura iki kiganiro. Ngira ngo murabibona ko ahagana ku masaha ya 2:00 n'igice cyangwa se amasaha ya 3:00 nibwo ubu bukwe bwari burimo burasa nkaho burangira. Rero still nanjye aka kanya kabisa hise nkuzanira live update nkuko nari narabigusezeranyije cyane yuko nje mba ngomba kukuzanira amakuru agezweho ali live, mba ngomba kukuzanira ibintu bigezweho hano 5 kuri 5. Nakubwira ngo rero kora subscribe kugira ngo uzajye urushaho kugenda wibonera amakuru agezweho y'imyidagaduro cyangwa se amakuru ya showbiz. Nkubwira yuko haba hano mu gihugu, hanze y'igihugu, amakuru y'imikino, politics, showbiz, ibintu byose ndabikuzanira ngagutembereza isi yose. Nakubwira ngo rero ufite igitekerezo yenda kungezaho cyangwa se ijambo yenda kungezaho, nta handi wabinyuza ni ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Kuri Instagram banyita Simba Only, kuri Twitter banyita Simba Only, TikTok, Facebook, imbuga nkoranyambaga zose wanyarukiraho banyita Simba Only. Ushaka kunyarukiraho ukamfollowinga cyangwa se ukampereza igitekerezo cyane yuko ibitekerezo byanyu nibyo bitwubaka kandi ni nabyo nduhereza agaciro cyane yuko burya iyo waduhaye igitekerezo cyawe ibintu biba bimeze neza. Ibintu biba bimeze neza. Nakubwira ngo rero uno munsi niba bitari bimeze neza no kwihangana. Ntabwo no munsi twese tuba tugomba kumera neza. Hari bamwe baba bagomba kumera neza, hari n'abandi baba bagomba kumera nabi. So nakubwira ngo rero niba uno munsi uri mu bagira umwaka wo kuba umeze nabi no kwihangana, gusa birashoboka yuko ejo wamera neza cyangwa se byagenda neza. Ndagushimira rero we wamaye umwanya kugira ngo nkugezeho izi update zo mu bukwe bwa Iradukunda Elisa. Nakubwira ngo uze kugira umunsi mwiza. Ciao.